burakeye burije nta kanya tugiriye Imana tudasenze. Uyu mwaka bityo nasenga isengesho ryanjye rikazamuka, yego ryazamuka cyane rwose, ko Imana iragukunda. Ari umutoni mubwire ko akunzwe, mubwire ko ibintu byose bikwiye kugenda neza, muhumure. Wicira urubanza mugenzi wawe, niba ubona ari ikibazo abantu bakugiriye nabi, abantu bakuvuze nabi, abantu bakugambaniye, ubuzima bwawe buzakubera bwiza kandi uzumva utekanye muri wowe. Ntabwo ibyo dukwiye gukora ari ibyacu gusa, cyangwa twe kwishima kubera twebwe, kurushaho kumutaramira, kurushaho kumva ko umwanya urimo nawe. Mwaka tugerageze twimike Imana muri twebwe, mutoze niba wasetse ugakubita igitwenge, basi mutoze kumwenyura, ejo ntazakubita igitwenge. Imana imbere, gukora, kwizera, gusubira. Hari ibi uruvuga ati uyu mwaka umuntu nzamukubita. Yambi umeze mute? cyane ni Malayika Kami Kevin, mbahaye ikaze kuri channel yacu, my people, my family, friends, karibu cyane muntu mushyashya, ikaze. Mbere na mbere turagusaba ukande subscribe, I beg you. Nawe umuntu wacu usanzwe ucunge neza ko akanze kuri subscribe, ukandeho nuko uraba uduhaye inkunga ikomeye cyane. Urakoze cyane kwita ikanda. Imana iguhe umugisha, ndayibonye ukuntu isi ikanda gutya, ni ukuri urakoze cyane. Mbahaye ikaze cyane rero nshuti zanjye, murambakumbura buri segonda. Ese uyu mwaka mwinjiyemo gute? Murabona ibintu ari amahoro? Niyo mpamvu nje tuganire ku bigendanye n'uyu mwaka twinjiyemo, turebe ukuntu mumeze mute se muri gahunda zanyu mu kazi? Murabona mubitangiranye ingufu nyinshi, murabona aho muri gutera inshundura biri gukunda. Umuntu utameze neza uri kuvuga ati Malayika we njyewe ntiwapipa bimeze nabi, humura, ejo inyenyeri yawe izaka, ejo hawe hazarabagirana. Wikangwa n'ibiguca intege, wikangwa n'ibikubwira ko utazagerayo, uzagerayo. Humura, waba ubabaye, waba urwaye gute, igishoro cya byose ni ubuzima, gahunda zawe zose zigomba kugenda neza. Humura, komera, shikama, urakunzwe, uri agaciro kuri twebwe. Umva ko ibintu byose ari amahoro, Uwiteka akwishimire cyane. Mbahaye ikaze cyane cyane cyane. None rero uyu mwaka nshuti zanjye ndifuza ko tuwuganiraho ubigendamo umwaka utambutse. Hari ibintu byinshi twifuza kugeraho wenda bitagezweho neza, cyangwa twabigezeho ariko ntibibe ijana ku ijana nabwo. Uyu mwaka se turabona gute? Ese muri rusange nk'inshuti zacu ni ibiki twakora, ni ibiki twakongeramo muri gahunda zacu? Nshuti zanjye rero uriya mwaka ndizera hari isomo ryinshi ryadusigiye. Icya mbere ni amashimwe kuba tugihumeka, Imana ibishimirwe mbere na mbere. Imana niyo mpamvu rero nshaka kubasaba ikintu kimwe. Niba nshuti zanjye muri gahunda zawe z'uriya mwaka twarabyukaga tugahita tugenda gahunda zacu, tukabona uko umunsi burakeye burije nta kanya tugiriye Imana tudasenze, uyu mwaka bihinduke. Ni ukuri Imana iragukunda. Hari abantu benshi njya numva ngo wapi, ubuse nasenga isengesho ryanjye rikazamuka, yego ryazamuka cyane rwose, ko Imana iragukunda, irashaka ko ureka ibyo urimo ukayiha umwanya, ibindi byose bikagenda neza. Menya kwibutsa Imana mu gitondo, uyisabe imbabazi, uvuga ati Imana nyibuka, nkoretse gahunda zanjye zose. Imana ikeneye ko wowe nuyikingurira iragukomangira, nuyikingurira ati Imana naje, urikumva? Imana irakumva. Bereke gahunda zawe z'umunsi, uyisabe imbabazi, uyishimire kuba ikikurinze. Ni ukuri Uwiteka Imana azakumva, ni ukuri Imana izamanukira kugutabara, Imana izakurinda, Imana izaguhumuriza, Imana izakuba hafi. Ntukajye uhita ubyuka nk'aho twigenga. Idini waba urimo ryose, ikizima ni uko dusenga Imana imwe. Imana izakuzirikana muri gahunda zose nk'uko ikuzirikana
wayibisabye utayibisabye, ariko icya mbere iba ikeneye umutima umenetse, ibintu byawe birushaho kugenda neza noneho byikubye. Ndakwinginze ujye uzirikana icyo kintu, cyangwa se ukaba utaragize umwanya mu mwaka ushize wo kubona n'inshuti zawe, wo kugira abantu runaka ufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Buriya ntazagire umuntu uzakubeshya, ubuzima bwose waba ubayemo ufite icyo wafasha mugenzi wawe. Ushobora kuvuga ati se Marayi ibyo nibyo bivugira, namufasha iki nta kintu mfite? Ntabwo abantu twese hari icyo tuba dufite, ariko icyo ufite se cyo urakizi ngo ubashe kugitanga. Menye umuturanyi wawe ameze ate, menye inshuti zawe bimeze bite, niba hari umuntu ubabaye umusure umufashe. Ushobora kutabona akanya bitewe n'akazi ukora, uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, uva mu ntara imwe ujya mu yindi, ariko gerageza ufate akanya gato cyane ushaka uko wavugisha uwo muntu, cyangwa ahantu wagiye gukora runaka uri kubona umuntu ukeneye ubufasha runaka, mufashe, mube hafi. Ushobora kuba nta kintu gifatika wamuha, amafaranga se, ibintu runaka byaza kwifuza kwe, ariko mubwire ijambo rizima, mubwire ko ari umutoni, mubwire ko akunzwe, mubwire ko ibintu byose bikwiye kugenda neza, muhumurize, mube hafi. Ahantu hose waba uri ushobora kuba uw'ingirakamaro. Twikunda, wicira urubanza mugenzi wawe, niba ubona ari ikibazo afite gira intambwe yo gutera, umubwire ngo ese ufite ikihe kibazo, ko ibi biri kugenda gutya, ko hanze muri rubanda bimeze gutya. Wishaka kunganira amagambo mu yo bamuvuga, utamukosoye, tumvishe impamvu. Ashobora kuba afite impamvu ibimutera, nawe koko wayumva ukumva niyo. Mbere na mbere kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uyu mwaka tugirane urukundo, uyu mwaka wige kwita kuri bagenzi bawe, witinda ku bibi, abantu bakugiriye nabi, abantu bakuvuze nabi, abantu bakugambaniye, ibyo bitindaho. Tera intambwe uvuge ngo ndashaka gusingira, ubuzima bwawe buzakubera bwiza kandi uzumva utekanye muri wowe. Niba uciye ku ivuriro runaka ukumva ufite akanya gato, kumva nyine hari icyo ugomba gukora, nyaruka usure abo barwayi. Hari umuntu udafite umwitaho, ufite ijana warimuha ryamufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wowe utaha agaciro ariko we yaha agaciro. Niba hari umuntu wakubaniye nabi uriya mwaka utambutse, we mubanire neza, wumve ko mu mutima wawe ugira ibintu ukuramo, bisaba imbaraga zikomeye, ariko kandi biradusaba izindi mbaraga zo kubisingira, zo kumva ko byose bishoboka. Witinda ku kintu kibi, ariko hatazagira umuntu uza akujomba urutoki mu jisho nawe ubwe tega. Ukwiye kwigirayo ukamwihorera, ugatuza. Igihe runaka yakuvugisha ukamuvugisha neza, igihe runaka ashobora kubona ko ibyo ari gukora ari ubusa, kimwe n'uko hari abantu batemera ikosa rye bakomeza gutsimbarara ku kibi. Gira uko umenya uko ubyitwaramo, ariko muri wowe wumva ko utunganye, wumve ko nta kosa ryaguturutseho. Niwumva ari ikosa ryaguturutseho, utere intambwe usaba imbabazi. Buri kintu cyo gusaba imbabazi kirafasha cyane mu buzima. Uyu mwaka tugerageze muri gahunda zacu dukora, mu kazi kacu dukora, dusabe Imana idushyigikire, ibyo byose tubashe kubigeraho. Ntabwo biba byoroshye nkatwe nk'abantu, hari aho tugira umujinya, hari aho tuvuga nabi, hari aho natwe tubanira nabi abandi, ariko dusabe Imana iduhe umutima wo kumenya gukontorora. Ese umunsi wacu wagenze ute? Niba uzi ko wagenze nabi, ejo usabe imbabazi wakoshereje. Niba uzi yuko wagenze nabi ku gikorwa runaka, wahemukiye mugenzi wawe, ukagira ibikorwa by'usenya, gerageza ushake n'uburyo wongera kubyubakamo. Dusabe imbaraga zidasanzwe, ni ukuri Imana izatuba hafi. Wishaka kugendera mu kigare, ba wowe. Uyu mwaka ugerageze ube wowe. Niba wumva ibitagomba kubigenderaho, wibigenderaho kuko ari bibi. Niba wumva udakwiye kunywa inzoga, wizinywa ngo inshuti zanjye zirambona gute. Gira ibintu ukosora muri wowe, kandi bizagenda neza. Umwaka uzakugendekera neza. Tuve mu bigare, tuve mu bintu bitagenda neza. Nzi neza yuko niwiyemeza ukiha konsiyo, ukuvuga ati ibi nkwiye kubigenderaho, ntagire umuntu uva hirya akuvange, ukiha intego nziza nawe. Ntuzavuge ngo uyu mwaka nzamuhemukira.
uyu mwaka nzatanya uyu n'uyu, oya, nugira ibyo ushyigikira byiza nayo Imana izagushyigikira, kandi niba wumva ubuzima bwawe buri habi, ukaba ufite umuntu wizeye muganirize, bikomeza kwigunga, bikomeza kwihugiraho, aho shitani izakwereka ko bicitse, wumva ko uri umuntu w'agaciro. Nababwiye neza dutangira, nta muntu n'umwe udafite icyo yakora cyangwa udafite icyo yafasha mugenzi we, hari impamvu uriho, hari impamvu turiho, hari impamvu tugihumeka, hari ibyo tugomba gukora, ntabwo ibyo dukwiye gukora ari ibyacu gusa cyangwa twihugireho, hari abo tugomba gufasha, hari abantu bakwiye kwishima kubera twebwe. Ese uyu mwaka tugiye kwinjiramo gute? Twikwihugiraho gusa? Nkunda kubabwira ngo niba hari inseko wasetse, ifuza ko hari uwamwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge. Mutoze, niba wasetse ugakubita igitwenge, basi mutoze kumwenyura, ejo nawe azakubita igitwenge, azabona ko ibyishimo bibaho. Wikwiganyira iki nakora kirasuzuguritse, iki se cyamufasha iki? Nyamara icyo uri gutekereza kitamufasha ni icy'agaciro kuri we. Reka uyu mwaka nk'inshuti zacu tuve mu buzima bumwe tujye mu bundi, tugaragaze imbaraga zidasanzwe mu mibanire yacu. Ntabwo uriho ngo ushimishe buri wese, hari ubwo uzita inshuti zawe ukabigiza hafi, ukabereka ko muri kumwe, ahubwo ari bo burya ba mbere bakwicarira, bakuvuga nabi, ari bo ba mbere bari kugusenya, nyine bikagutungura cyane. Ntuzacike intege ko abantu turi abantu, natwe hari aho twagenda nabi. Uyu mubiri twambaye ufite uko uremye, wowe ujye umenya, ntihakagire ikintu kikubaho ngo utacyongeye kubeho wari ufite uburyo gikosora. Ntihakagire umuntu ugutsitara ejo ngo yongere agutsitareho, inzira wamuharuriye mbere ngo yongere ayinyuremo akubabaze nka mbere. Menya kwigengesera, umenye ati ahangaha ndigizeyo ukuguru yankandagira. Burya umuntu akoze ikintu rimwe ashobora kugikora bwa kabiri, ahubwo ntabwo bivuga ngo mwigizeyo. Menya uko ukwiye kubana nawe, umenye ko hahandi wari waramushyize ashobora kuba atahakwiriye, urebe urundi rwego ushobora kumushyiraho agume hafi yawe, ariko uzi uko umutwara. Twige kubana neza n'abantu, kandi natwe twige kumenya uko dukarumamo buri kimwe. Wige kugira inama mugenzi wawe, kurushaho kumutaramira, kurushaho kumva ko umwanya urimo nawe utawubamo. Erega umuntu aribeshya, ese yakoze iki ngo mukosore? Uyu mwaka tugerageze twimike Imana muri twebwe, izatuyobora, tuyifashe twibutse mu bikorwa byacu bya buri munsi, nayo izamanuka ibane natwe. Ni wige gusoma Korani, wige gusoma Bibiliya, wige gusoma Bibiliya yera, byose nyine bitewe n'uko umuntu idini arimo. Uwiteka Imana izabana nawe, iyo vanjiri uyisome, iyo uvuge byose bizagenda neza. Tugire kwizera ko twese dusenga Imana imwe, kandi wumve ko mugenzi wawe aho uri nawe yahagera cyangwa yaharenga. Ufashe mugenzi wawe kuko ejo nawe ushobora kuzamusanga mu kindi cyiciro, akagufasha mu buryo wowe utatekerezaga. Inshuti zanjye rero, ni ibyo nifuza ko tuganiraho, wowe ukuremo icyo wumva umutima wawe ukwiye kugenderaho. Ntiwinjire mu mwaka ngo uyu mwaka mwinjire nyine wifate nk'iminsi, umva ko ari iby'agaciro. Se kuki bawurasa? Kuki wumva abantu bishimye bavuza induru? Se kuki ukiriho utarahacecekerwa ngo baburase utumva? Nuko hari icyo ugomba gukora. So nshuti zanjye, ndabifuriza kuronka, ndabifuriza umugisha w'Imana, mukomeze mugubwe neza, Imana imbere, gukora, kwizera, gusubizwa. Ibyo bintu nibyo mbifurije. Turushaho guhugura najya muri komenti, ese wowe umwaka wawe urumva nyine turi kumwe, cyangwa nawe hari ibi uruvuga ati umwaka umuntu nzamukubita? Ibintu byo kurwana hirya no hino inshuti zacu zibigira, ndabizeye. Turabakunda cyane, Uwiteka akomeza abahe umugisha, muronke. Wibuke gukanda subscribe, ni ukuri no gusharinga, ni ukuri pe, ni ibyishimo kuri twe. Naho ubutaha, ciao 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 ciao.
ciao.